ni mu byumva mwumve ko tugomba gushigikira guhereza Imana yacu icyubahiro. Ukozeho washa n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, ukozeho washa n'inkuba we ya, ukozeho washa n'inkuba we, n'Imana ikomeye sibitega mvuga, ukozeho washa n'inkuba we, numva imirindi yayo ndatinya nshuti, ukozeho washa n'inkuba we, namanutse ihorebu nijoro we, sinatinye rya joro ryose we, ntidutinya urugamba rwa Satani n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, Imana iraturinda n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, bowanirije ya, turabana b'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, bowanirije ya, turabana b'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we ya. Enguki yamamagaye ndi intore, mamagaye ndi intore, njyewe ngo namamaze, ngo nyibwirire abana ngo mbese yagize nguki, ari yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye inkora ikirwa bamukomera amashyi, yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi, yabaye intashikirwa, yabaye intashikirwa mu birindiro byanjye, niyo mpamvu uyu munsi tukivuga ubutumwa, ari yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi, yabanye na Dawidi, yabanye na Dawidi mu kibaya cya Ela. Enguki yamamagaye ndi intore, mamagaye ndi intore, njyewe ngo namamaze, ngo nyibwirire abana ngo mbese yagize nguki, ari yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye inkora ikirwa bamukomera amashyi, yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi, yabaye intashikirwa, yabaye intashikirwa mu birindiro byanjye, niyo mpamvu uyu munsi tukivuga ubutumwa, ari yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi, yabanye na Dawidi, yabanye na Dawidi mu kibaya cya Ela. Abakunzi ba Sam TV Rwanda, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe kuri studio za Sam TV Rwanda muri kumwe na Samuel Abayisenga, umuhungu wanyu ushima Kristo. Uyu mwanya rero tariki ya 31 twishimiye kongera kubakira kuri YouTube channel yacu ya Sam TV Rwanda. Wowe wabashije gukora subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe cyo kugira ngo ukomeze kureba ibiganiro byacu. Isa rero tugiye kwakira umutumirwa, intore y'Imana nkuko mubibona. Mbere yuko tumwakira mbanje kubaha ikaze aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Ndasuhuza abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, Iburasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali n'intara ya Gatatu diaspora. Ngusuhuze wowe uherereye Amerika, Canada, uherereye mu bihugu bitandukanye, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania n'ahandi na Denmark. Mwese ndabashuje ngira ni amahoro imigisha biva ku Mana bane namwe. Wowe wabashije gukora subscribe kuri Sam TV Rwanda, tuguhaye rero ikaze, tugusabira imigisha ku itariki ya 31, tuvuga ngo Imana ikomeze ihaze kwifuza kwawe kandi ikwagurire imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Rero nk'uko mubibona, dufite umutumirwa hano kuri kamera, intore y'Imana. Tugiye kumwakira rero abibwire, namara kubibwira asenge, arabanza asenge ubundi abibwire, ubundi dukomeze gahunda. Turakwakiriye mukozi w'Imana, nicyo gihe cyo kugira ngo usenge, nurangiza gusenga wivuge, ubundi dukomeze gahunda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka twiciye bugufi dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, mbaraga z'abizera turagushimye.
kubera ko Uwiteka wemeye ko twongera aka kanya mwami kongera kuganira n'amahanga kuvuga iby'ubutware bwawe byo gukomera kwawe. Uwiteka nyiringabo turakwinginze kugira ngo mwami Imana yacu bane natwe, kandi Uwiteka mwami Imana yacu uwera wa Isirayeli, ibyo tugiye kuvuga mwami Imana yacu bifashe abantu bari mu isi kandi bigiraho bidukura naho bitugeza. Mana nyirijuru turagusabye kugira ngo mwami Imana udushigikire, kandi mwami Imana yacu ufashe abantu bose bari mu mpande enye z'isi kugira ngo barusheho kumva gukomera kwawe kandi bumve iby'ubutware bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Watubwira amazina yawe n'umurimo ukora kugira ngo abantu barusheho kumenya umuntu bagiye kuganira nawe? Yampamagaye ndi intore njyewe ngo namamaze, ngo nyibwirire abana ngo mbese yagize nguki. Yampamagaye ndi intore, mpamagaye ndi intore njyewe ngo namamaze, ngo nyibwirire abana ngo mbese yagize nguki. Ari yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye inkota y'ikirwa bamukomera amashyi. Yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi. Yabaye intashikirwa, yabaye intashikirwa mu birindiro byanjye, niyo mpamvu uyu munsi tukivuga ubutumwa. Ari yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye intashikirwa bamukomera amashyi. Yabanye na Dawidi, yabanye na Dawidi mu kibaya cya Ela, yabanye na Dawidi mu kibaya cya Ela, niyo yavuganye natwe ku musozi w'Iremanyundo. Ari yibanje imbere, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, ariyo yibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, wabaye intashikirwa bamukomera amashyi. Haleluya, amen. je ndi Habumugisha Zefaniya, ne banyita intore nk'uko Sam TV yabivuze, ariko cyane cyane tugeze hanze hano mu bihugu bituranye ni Bowanirije, niryo zina ryanjye. Mariko 3:16, kubera ko nanjye ndi muwe yahamagaye kwamamaza ubwami bw'Imana. Ubwo rero nkora umurimo w'ivugabutumwa, ndi umuvolonteri, ndi evangeliste volontaire. Imana ibahe umugisha. Ubu ninjye mugiye kuganira nanjye, mbabyiniye akaririmbo kavuga ngo niba Imana yacu ari ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, umuntu ubaye intashikirwa niwe uzakomerwa amashyi. Ntabwo ari intwari, ahubwo umuntu w'intashikirwa Yesu Kristo azagaruka agasanga agihagaze, uwo nguwo ijuru rizanamukomera amashyi. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Ngo ariyo ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye inashyikirwa bamukomera amashyi. Ese iyabanje imbere uvuga ni iyihe? Ni Imana yo mu ijuru. Ni Imana yo mu ijuru ariyo ibanje imbere. Ibanje imbere mu buhe buryo? Habaye iki? Byagenze ute? Niba ugiye mu bikorwa runaka, niba ugiye mu murimo w'Imana, Imana ikaba ari ikubanjirije, nta muntu ushobora kukwitambika, nta bibazo bishobora kukwitambika ngo biguce intege, ahubwo ugomba gukomera. Nta ntambara, umuririmbyi yararirimbye ngo nta ntambara zantera ubwoba, ngo mwene Dawidi yaratsinze. Urakoze cyane bakunzi ba Sam TV Rwanda, twababwiye ko tuzagenda tubatumirira abatumirwa batandukanye. Mwihanganire imaze iminsi nkoresha kamera, ubu rero bibaye ngombwa ko nkoresha telefone kuko ntago kamera yaboneka buri munsi. Rero ubu tumaze guhura n'umutumirwa wacu aho muboneye, bibaye ngombwa ko binunguye kumubona. Ntago nari namuteguje, ariko ndamubonye ndavuga ngo ntago yancika atamaye ikiganiro. Rero nababwiye ko nzajya mbatumirira abantu batandukanye, abavugabutumwa, abahanuzi, abigisha ndetse n'abahanzi. Bose nk'uko mbibabwira niko nababwiye, ndetse sibo gusa, muzajya mubona n'abandi bantu batandukanye, kuko iki ni ikinyamakuru cyagutse kizakora ibintu bitandukanye. Muzajya mubonaho imyidagaduro, muzajya mubonaho abana bafite impano zitandukanye. Bivuze ngo iyi Sam TV Rwanda igiye kujya ikora ibikorwa byinshi kandi byagutse. Mbibutse ko iyi Sam TV Rwanda izanyuraho byinshi kandi bibanezeza. Rero kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12, Imana ishimye ko mbatumirira umutumirwa ariwe mureba kuri kamera zanyu.
nk'uko mubona kuri sikirini zanyu, uyu nguyu amaze kubibwira, ababwiye ko ari intore y'Imana. Uyu ni umwe mu bantu tujya tujyana mu ivugabutumwa muri Tanzania nk'abavolonteri, tugiye nk'intumwa z'Imana zitumwe n'Imana zidatumwe n'abantu. Rero nk'uko mubyumvishe, ni umuhanzi akaba ari n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ni umusaza ukuze cyane uri hejuru y'imyaka 50, ugishima Yesu, ukivuga gukomera kw'Imana. Turamwakiriye rero kuri Sam TV Rwanda. Niba mumuhaye ikaze, muzandike muri komanteri mugaragaze ko mwishimiye ibihangano bye. Turaza kuganira rero ku kintu kijyanye n'impano Imana yashyize muri we y'ubuhanzi. Murabona ni umusaza ushaje ariko usazanye impano z'Imana. Mbibutse ijambo rirambwira igihe Kalebu yariganywaga umugisha we, yaje kwibuka ko yariganyijwe umugisha we, yibuka ikibitsanyo cyangwa impano Imana yashyize muri we. Arangije kuko yari yaremerewe n'Imana ko Imana izamuha herimoni yiwe, nicyo gihe cyageze mu myaka 80 ajya kujuririra impano yiwe yahawe n'Imana. Niyo mpamvu rero nk'uko mumubona Intore Zefania nta ndirimbo afite muri studio zihari zikoze, ariko ibihangano byo bimaze imyaka myinshi, nubwo ari underground bitazwi, ariko iyi saha nicyo gihe cyo kugira ngo bimenyekane. Rero Sam TV Rwanda ibaye imwe mu binyamakuru bigize uruhare rwo kugira ngo tubagezeho zimwe mu mpano z'uyu muvandimwe. Afite indirimbo zirenze imwe, simwe se ebyiri se eshatu, muzonzi zigira muri enye. Rero uyu mwanya turaza kumuha umwanya, azajya dushyiraho indirimbo atuganirize, yongera ashyireho indi atuganirize, kugeza igihe dusoreza ikiganiro cyacu. Nimubikunda mukabikunda, muzamushigikira, byibuze agire indirimbo imwe asohore byibuze nk'indirimbo imwe yonyine. Rero nshuti bavandimwe, reka tumwakire, mubanze mwumve ese niki kimurimo. Nifuza ko bibaye byiza, nk'abakunzi ba Sam TV Rwanda, twazakora ikintu cyiza cyane, tukamukorera nk'indirimbo imwe igasohoka, abantu bakajya bayireba, ibintu bikagenda neza. Icyo ni icyifuzo cyanjye, nifuje ku itariki ya 31. Rero nimuza kuryoherwa n'ibihangano bye, mukaryoherwa nabyo, muze kwandika muri komanteri. Telefone turaba twazishyizeho, yaba iyanjye ndetse iyanjye turaba twashyizeho Sam TV Rwanda. Ubishoboye azatere inkunga iki gikorwa kugira ngo turebe ko twakorera uyu muvandimwe indirimbo imwe byibuze, nk'abanyamuryango ba Sam TV Rwanda. Nituza kuryoherwa n'indirimbo ziwe, uryohewe nazo, afite icyo gukora aze kugikora. Reka rero tumwakire atuganirize. Mbere na mbere turamubaza ku bijyanye n'indirimbo. Ese indirimbo ufite izitwa nguki? Amazina y'indirimbo ufite watubwiramo nk'eshatu, ariko ukazivuga mu buryo bw'amagambo. Iyo turaza gukenera kuririmba, turaza kubwira uririmbe. Ni karibu. Mfite indirimbo nyinshi cyane, kuko mw'iyi minsi numva Imana yarankoze ku mutima. Numva kuririmba ari umurimo nkunda cyane, kuko murabona ko mu maso yanjye mfite amavuta. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kwihangisha, kuko ni ibintu bikomoka ku Mana. Iyo umwuka wera ari muri wowe, agomba kuguha ibintu byinshi cyane. Ubwo rero ngewe indirimbo mfite ni indirimbo zivuga, ni indirimbo z'ibiharamagara, ntabwo ari indirimbo zipfuye kubaho. Ni indirimbo z'ijuru zikomeye cyane, zitwereka ibintu bikomeye, zitwereka gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Ubwo rero indirimbo ya mbere iravuga ngo shiramwe amashyi n'akadiho, duhimbaze Imana ihindura amateka. Hari indirimbo yindi ivuga ngo oya wihiga Satani, ngewe ndi umwana w'isezerano. Zo ndirimbo iyo nzirimba rero mba ndi mu mavuta. Indi nayibaririmbiye indirimbo ivuga ngo Imana yacu ariyo yabanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, umuntu iyo abaye intashikirwa bamukomera amashyi. Kuko intashikirwa ni ukuvuga ngo intashikirwa ni umuntu wanyuze ahakomeye, yamara kunyura ahakomeye, aho hakomeye yahava, ahavuye abantu babyitegereza bakareba ko yagomba kuhagwa, bagahita bakoma amashyi. Intashikirwa rero ni ukuvuga ngo ni ijambo rikomeye cyane, ntabwo ari ijambo ryapfa kumva umuntu uwo ari we wese atari mu mwuka. Intashikirwa ni umuntu warwanya urugamba, agatangira urugamba rukomeye, abandi bakahagwa, we akahava, akagenda akagera ahantu, akagera ku cyo yaharaniye. Ubwo rero iyo warwaniye ikintu, wakirwanira ukagiharanira, ukagitsindira, ukakigeraho, bakoma amashyi. Kandi urugamba ruba rufite ibintu bitatu.
iyo ndi kuganirira abantu ibintu biheranye n'urugamba, mbaganirira ko urugamba rufite ibintu bitatu. Urugamba rushobora kugira inkomere, urugamba rushobora kugira abantu baruguyeho, hakagira n'abarutsinda. Ubwo rero niyo mpamvu iyo ndi kuganirira abantu ndababwira ngo umuntu iyo Imana ye ari ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, iriya Mana yabanye na ba Dawidi, baragenda bahagarara ku musozi. Wumva ko igihe Abisirayeli bari batinye urugamba, ahagaze ku musozi amaze kurwanya Goliyati, amaze gufata igihanga mu ntoki, yaragiye ageze imbere ya Sawuli. Ni ukuvuga ngo yageze mu murwa batangira gukoma amashyi, kuko ntabwo yavuye mu ishyamba ari umwana. Ariko nubwo yavuye mu ishyamba ari umwana, ageze mu murwa bakomye amashyi, kuko yari akoze igikorwa cy'intashikirwa. Ingabo zigira imbaraga ku bwa Dawidi w'umwana. Niyo mpamvu rero nanjye narahagurutse ndaririmba, ndirimba ngo Imana yacu burya yari ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto. Burya iyo ubaye intashikirwa ntabwo ari uko ari imbaraga zawe, ahubwo ni uko Imana yakubanjirije imbere ku ruhembe rw'umuheto. Imana idufashe cyane. Urakoze cyane. Turakubaza nk'abanyamakuru, uravuze ngo ariyo ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto. Mu ndirimbo watubwiye umaze kutubwira 3, ariko hari n'indi ivuga ngo bene gitaro bwabo ni ingenzi. Ese ubwo ni indirimbo enye twavuga z'ingenzi, ariko nzi ko ufite indirimbo zirenga 6. Turi aho ngaho urebye cyangwa se ukurikiranye bene gitaro bwabo ni ingenzi nk'uko bivuze, twumvisemo ko ariyo ibanje imbere ku ruhembe rw'umuheto, uwabaye inashyikirwa bamukomera amashyi. Ni nk'uruhe rugero, yaba mu iyobokamana ndetse no muri politike n'ahandi hantu, ni nkande watubwira watangaho urugero wabaye inashyikirwa? Hariho umugabo bita Daniyeli. Daniyeli yagize ikibazo gikomeye cyane ubwo yari mu gihugu cy'i Babuloni ari umunyagano, kandi yari yaranyaganwe n'abandi benshi. Ariko habayeho ikibazo igihe umwami yamaraga gutanga itegeko ko abantu batari buramye igishushanyo cy'izahabu yakoze, ko uwo ari we wese ko bagomba kumucanira umuriro bakawumushyiramo. Ariko Daniyeli ntabwo yigeze atitira ngo agire ubwoba. Niyo mpamvu buriya ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu gihe cyo gukorera Imana, burya umukozi w'Imana, iyo ndi kubyina ngo bene gitare ngo ubwabo ni ingenzi, ngo imbaraga idasanzwe mu birindiro byanjye. Ni ukuvuga ngo Daniyeli yahagaze mu birindiro bye, nuko ikibazo cyari gikomeye. Amaze guhagarara mu birindiro bye, nuko igihe kigeze aba intashikirwa, kuko bamujugunye mu umuriro utamutwitse. Umwami ahita ategeka itegeko, aravuga ngo Imana ya Daniyeli ni isengwe. Haleluya! Niyo mpamvu aka kanya nanjye ndi kuvuga Imana, mba mfite intego ikomeye nka mwene gitare cyo kuvuga ngo Imana yacu ni isengwe, kuko Imana yacu ikeneye icyubahiro, kandi icyubahiro ikeneye kigomba kuva muri twebwe. Urakoze cyane. Aho ubwo rugero duhaye ni urugero utanze muri Bibiliya, ariko hari uwaba dukurikiye, kuko Sam TV Rwanda nabanje kubwira abantu ko ari ikinyamakuru cyagutse. Nubwo ari ikiyobokamana ariko kiragutse, kigomba kureba no mu buzima busanzwe. Ese nk'umuntu waba ukurikiye iki kinyamakuru cya Sam TV Rwanda ari umukunzi wacyo, ariko akaba ari umuntu udaha agaciro cyane iby'Imana, ese we iki cyigisho cyamufashaho iki ku bijyanye no kuba inashyikirwa? Ese ni uruhe rugero watwereka mu buzima busanzwe bw'umuntu, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku isi yose, yaba muri Afurika, waba warabaye inashyikirwa mu buryo bwa politike cyangwa se mu bundi buryo butari uburyo bwa Bibiliya? Watubwira kugira ngo n'undi ukurikiye iki kiganiro utabasha gukunda iby'Imana cyangwa se iby'iyobokamana abe nawe yaza gufashwa n'iki kiganiro. Si ngombwa buriya abantu b'inashyikirwa mu gihugu baba barimo. Ashobora kuba ari nka gitifu ahagarariye umurenge cyangwa se ahagarariye akagari, yageramo akitegereza akareba ibintu bikenewe. Iyo amaze kubona ibintu bikenewe, noneho akagenda akabyitegereza, akaganira n'abaturage biwe, akabaganira niba hari igikorwa ari kubona cyabakuraho mu bukene, akakibaganiriza, ndetse akagerageza kugira ngo afatanye nabo kugira ngo bakivemo. Iyo bamwimuye cyangwa bakamujyana ahandi hantu, b'abaturage basigara bari kuvuga ngo umuyobozi kwa dufite yari intashikirwa, kuko
batangira kwerekana ibikorwa yakoze mu gihe cye. abatangira kwerekana ibikorwa yakoze mu gihe cye. Twavuze muri politike, tuvuga mu rwego rw'ibihugu. Ese hari ibifatika ko dukeneye ko abantu badukurikiye bamenya ngo ibintu turi kuvuga bifite ibimenyetso? Ese haba hari nk'umuntu uzi waba warakoze ibintu by'indashyikirwa, yaba ariho cyangwa atakiriho, ibyo bikorwa bikaba ari ibintu bigaragara ko yabaye indashyikirwa? Imana yabanje imbere. Imana yabanje imbere ku ruhembe rw'umuheto umuntu uwo ari we wese. Twari tukubajije ngo watubwira nk'umuntu umwe uzwi n'abantu. Uzwi nk'abantu ntabwo mumubonaga se. Ubu ngubu nka Paul Kagame mubonaga ibikorwa yakoze mu Rwanda, wenda ageze ku ngoma, atangiye gufata iki gihugu. Urabona imihanda y'amashanyarazi, ubu ni ukuvuga ngo buri murenge wese ufite amashanyarazi. None se ubwo wavuga ngo ntabwo ntumva ko yabaye indashyikirwa? Urakoze cyane. Ati nka nyakubahwa Excellence Paul Kagame yabaye indashyikirwa bitewe n'ibikorwa igihugu kigezeho kandi bigaragarira amaso y'abantu bose. Nk'uko tubivuga cyangwa se duhora tubivuga, Imana yabanje imbere ku buzima bwe, abasha kuba indashyikirwa kuko Imana yabanje imbere. Ni ukuvuga ngo rero twamaze kubona ingero ebyiri. Tubonye urugero rwa Daniyeli muri Bibiliya ko yabanje imbere Imana ku ruhembe rw'umuheto, akaza kuba indashyikirwa ubwo bamujugunyaga mu rwobo, bakamujugunya mu rwobo intare n'izimugera akavamo yabaye indashyikirwa. Tubonye urundi rugero rwa nyakubahwa Excellence Paul Kagame, umubyeyi wacu, nawe wabaye indashyikirwa, none iyi saha tukaba tumukomera amashyi. Urakoze cyane rero muvandimwe, Imana iguhe umugisha. Watunyurizaho indirimbo imwe, turaza kugaruka ku kindi gice udusobanurira inkomoko y'izina Ntore. Rero indirimbo ugiye kutunyurizaho ni indirimbo ivuga ngo bene gitare ubwabo ni ingenzi. Karibu. Asante sana. Bene gitare, impamvu nkunda kuvuga ko ari ingenzi, buriya hari imbaraga zibamo zidasanzwe. Niyo mpamvu iyo ndi kuririmba, nk'ubu ndi kuri kamera, n'ujya uranyitegereza uzabona hari ibintu iyo ndi kubivuga ngewe muri ngewe ndahinduka. Iyo ndi kuvugira kuri kamera hari ibintu mba ndi kuvuga ariko ukabona ndahindutse. Kubera iki? Kubera ko gitare, ubundi iyo ndi kuvugira gitare cyangwa ndi muri gitare, gitare antera imbaraga, antera kumva ko nkomeye. Niyo mpamvu mvuga ngo bene gitare ubwabo ni ingenzi. Ubwo rero ndi bubasobanurire muri make impamvu niswe Ntore. Bene gitare ubwabo ni ingenzi, bene gitare ubwabo ni ingenzi, bene gitare ubwabo ni ingenzi, bene gitare ubwabo ni ingenzi. Imbaraga idasanzwe mu birindiro byanjye, maze abadayimoni nk'abatitiza. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Data ni ntare wo mu muryango wa Yuda arakomeye. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Abadayimoni bari yamamaje amahembe yabo, yari yamamaje byabitega byabo, byari yamamaje manuka nasanzwe mu birindiro byanjye, maze abadayimoni ndabatitiza. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Iyo baririmba ni ingenzi. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Murimo w'Imana ni ingenzi. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Imbaraga idasanzwe, ubutware budasanzwe, maze abadayimoni nk'abatitiza. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Imbaraga idasanzwe, ubutware budasanzwe, maze abadayimoni nk'abatitiza. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Data ni ntare wo mu muryango wa Yuda arabaruta. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Data ni ntare wo mu muryango wa Yuda arakomeye. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Ati bene gitare ubwabo ni ingenzi. Bene gitare ubwabo ni ingenzi. Dukomerezeho ivuga ngo turi abana b'inkuba. Uririmbaga agace kamwe kugira ngo abantu bamenye indirimbo ugiye ufite, kugira ngo ufite uburyo ushobora kugira iyo yakoramo yashima abe yagutera inkunga kugira ngo iyi ndirimbo ibanje gukorwa. Reka kumva ubutumwa, twumva n'ibyo dukora bijye bijyana n'ibikorwa, kuko ijambo riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Niba
ukunze umuntu umuhanzi nk'uyu ni ngombwa kugira ngo ushigikire amavuta, byibuze uvuga ati mfite uburyo namukorera indirimbo, mfite uburyo namuteramo inkunga. Rero birakwiye kuko tugomba kubikora kandi ni byiza. Imana izatubaza icyo twakoresheje impano yaduhaye. Reka utunyurizeho mu mwanya mutoya ubundi usobanure ijambo impamvu y'inkomoko intore. Numara kuyikomozaho uraza kuvuga n'umurongo umwe muri Bibiliya wenda wafasha abantu cyangwa se ikiri gufasha abantu, ubundi dusoze. Abantu nibabikunda bajya muri komanteri, tuzagutumire noneho mu buryo bwimbitse dufite kamera, bigende neza. Imana iduhana umugisha. Rero mukomeze mutege amatwi mwiyumvire, bavandimwe inshuti zanjye, ni karibu. Iyo ndirimbo ivuga ngo turi abana b'inkuba ni indirimbo ukunda wayibona muri Mariko 3:16, kuko handitsemo amagambo avuga ngo Yesu nuko ahamagara abantu yatoranyije akuramo 3 abita abana b'inkuba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe ngiye guhimbaza Imana, ndababwiye ko ari indirimbo bazihembaza Imana, zisingiza Imana, zivuga gukomera kw'Imana. Iyo ndi hano rero kuri kamera mba ndi kugira ngo mbabwire imbaraga z'Imana, mbabwire gukomera kw'Imana. Noneho rero nimubyumva mwumve ko tugomba gushyigikira guhereza Imana yacu icyubahiro. Ukozeho washa n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, ukozeho washa n'inkuba we ya, ukozeho washa n'inkuba we, n'Imana ikomeye sibitega mvuga, ukozeho washa n'inkuba we, numva imirindi yayo ndatinya nshuti, ukozeho washa n'inkuba we, namanutse ihorebu nijoro we, sinatinye rya joro ryo sewe, ntidutinya urugamba rwa Satani n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, Imana iraturinda n'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, bowanirije ya, turabana b'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we, bowanirije ya, turabana b'inkuba iwe ya, ukozeho washa n'inkuba we ya. Nicyo gihe cyo kugira ngo usobanure ubundi dusoze, kugira ngo twinjire mu mwanya wo kwinjira mu masengesho. Ni karibu. Sinzi ikintu ushaka ko wenda nasobanurira abatwumva. Urasobanura inkomoko yo kugira ngo witwe intore. Wiswe intore biturutse kuki? Ewe kuba nariswe intore intore buriya rero, buriya uko ndeba uku nguku nanyuze mu bintu bikomeye byinshi ntabasha kuvuga kugira ngo ntabasha kuvuga ngo mbirangize, kuko ni ibintu birebire, ni umugozi muremure cyane, kubera ko nahuye n'ibintu bikomeye byinshi cyane. Noneho Imana igerageza kubinkuramo, kuko yari yarantoranyije, ntabwo yakunze komerayo. Niyo mpamvu rero nitwa intore, kuko ni ukuvuga ngo izi ni intore ubundi rijyanye n'ubundi n'iyo ndirimbo naririmbye iri muri Mariko 3:16. Intore ni yahamagawe hagati mu bandi gatoranwa, noneho yamara gutoranwa igashirwa mu murimo runaka. Ubu rero ni ukuvuga ngo nanjye ubu ngubu nanjye ndi umukozi w'Imana, mfite ahantu nkora umurimo w'Imana mu itorero ry'Imana. Mw'iyi minsi nkorera umurimo w'Imana mu itorero ry'Imana. mw'iyi minsi mpagarariye umuryango wa Benyamini. Ubwo ni ukuvuga rero ngo nanjye natoranyijwe mu bandi, nagize Imana bantoranya mu miryango 12 ya Isirayeli, nanjye nuko mpagarariye umuryango wa Benyamini. Ubwo iyo nkurimo rero nk'intore, nanjye numvaga nezerewe, nkavuga ngo nanjye natoranyijwe mu bandi, kandi nanjye ntabwo ni ubuntu nagiriwe kugira ngo ntoranwe mu bandi, nanjye ng'umukozi w'Imana mu bandi. Ubwo rero nanjye Imana yarampamagaye, irangiye kumpamagara, ntahamagawe n'umuntu, irantuma. Imaze kuntuma ntangira gukora umurimo wayo. Ubwo nkukora mu buryo bwo guhanga indirimbo, nkukora mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubwo rero nk'ubwo buryo nibwo nagizwe intore.
nibwo wagize intore. Adusoza twabonye wambaye baji. Ese iyo baji wasobanurira abantu bakubonye kuri studio zacu uyambaye ivuze iki, ikora iki, imaze iki? Iyi baji yanditseho umurimo nkora. Habanza ijambo ngo Bowanirije, bisobanurwa ngo umwana w'inkuba. Urumva nanjye ndi inkuba ihinda mu zindi. Burya umukozi w'Imana kuva kera kose yahoze ari umwana w'inkuba. Buriya ni ukuvuga ngo iyo tugiye mu bihe bya kera, mu masekuruza ya kera, turareba tukabona igihe Baraki yamubwiraga ati jya kuvuma ubwoko bw'Imana. Ahageze ku musozi yaratangiye aravuga ati buriya ni ubwoko bw'Imana, ngo ni ubwoko butuye ukwabwo, kandi ni ubwoko bushobora kutabaranwa n'abanyamahanga. Ubwo niyo mpamvu buriya ntabwo nabivugaho byinshi, kuko keretse dufite igihe kirekire. Igihe tuzaba dufite igihe kirekire tuzaganira. Urabona iyi baje yanjye igira imisaraba 3. Aho abandi mukunda kugira umusaraba umwe, njyewe mfite imisaraba 3, kuko mfite ibintu byinshi, kuko nanjye natoranyijwe mu bandi kugira ngo nkore umurimo w'Imana mu gihe nk'iki ngiki. Ni ukuvuga ngo impamvu mfite imisaraba 3, imisaraba ifite icyo isobanura. Murabona harimo umusaraba urimo hagati, kandi bishushanya Gologota. Murabona iriya misaraba 3 ishushanya Gologota. Urabona Gologota harimo imisaraba 3. Hari umusaraba w'imoso, hakabaho umusaraba w'iburyo, hakabaho n'umusaraba wo hagati wabambweho Kristo. Iriya misaraba rero buriya nayo kugira ngo tuyiganireho byasaba igihe kirekire, kuko tudafite amasaha menshi ntabwo twabishobora. Ariko ubu ngubu ndi kugira ngo mbasobanurire. Iyi misaraba isobanura Gologota, uducungura Gologota cyangwa Kalivari. Imana iduha umugisha. Urakoze cyane. Ati imisaraba 3. Ikiganiro gikurikiraho uzadusobanurira iyo misaraba 3, udusobanurire n'uwo mutima mbona uri hagati, hako ndabona umusaraba uri hagati uriho umutima. Ibyo ni ikiganiro cy'ubutaha. Mwakoze kwitabira bakunzi ba Sam TV Rwanda. Rero ufite icyo keneye gukora, nimero murayizi, niyo ngiyo. Watanga nimero yawe ku buryo niba hari uwakenera kugufasha yagufasha. Nicyo gihe cyo kugira ngo utange iyo nimero, ubundi usengere ubwoko bw'Imana, ubundi dusoze. Ati nta nimero afite, bivuze ngo nta telefone ufite, ariko reka mbahe nimero ya telefone. Telefone ye yarapfuye, reka mbahe iyanjye. Ubutumwa wakenera bwose wabunyuza ku yanjye, namugeraho. 078 23 40 732. 078 23 40 732. Rero ubwo butumwa wabunyuzaho bukamugeraho. Niba ushaka kumushyigikira, kuba wakora indirimbo ye, nguwo ni karibu. Ushaka kuganira nawe, nabahuza kuri telefone mukaganira. Aho waba uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, waba uherereye hanze, yaba mu buryo bwa WhatsApp nabahuza mukaganira, yaba mu buryo bwa telefone isanzwe nabahuza mukaganira. Reka tumuhe umwanya asenge, ubundi dusubikire ahangaha naho ubutaha. Ciao ciao. Turagushimye Imana yo mu ijuru, turagushimye ko ugira neza. Mana, wabanye natwe mwaka kanya gato ko kuganira no kugaragaza iby'imbaraga zawe n'iby'icyubahiro cyawe. Mana ishobora byose, turagusabye kugira ngo ukomeze Uwiteka Mana wagura umurimo wawe wera wa Isirayeli mu mpande enye z'isi kuri Sam TV Rwanda. Wakoze kuko Uwiteka Mana wongeye kuduhuza na bene data banyuranye, kandi bumva Uwiteka Mwami Imana yacu ibyo gukomera kwawe. Twavuze byinshi, kandi Mwami Imana yacu ibyo twavuze byose ntabwo twebwe twashobora gutuma abantu bafashwa keretse umwuka wawe wera. Turasabye ko umwuka wera agere kuri buri wese, kandi ijuru ryururuke ribane natwe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.